Kaze bakunzi ba Miminyawe TV, uyu munsi nabazaniye umukobwa w'isireyi, reka hagarare mu murebe neza, yitwa Esther. Esther, waramutse neza? Esther, kuri umukobwa mwiza. Umva sha nishimiye kukubona kabisa hano kuri Miminyawe TV. Okay, watangira usuhuza abakunzi ba Miminyawe TV. Esther, baraguhamagaye ugira abakunzi benshi. Esther, uri sireyi, uhetse sireyi baga, uri sireyi kwira, ibintu byose umva ntago wikoraho. Mana yanjye. Niki wabwira abakunzi ba Miminyawe TV kuri uyu munsi Esther? Esther, izina busireyi waritubwiraho iki? Sinakubwira ngo kira ni ubusireyi kuba n'ishaka ntabwo uri kubona wamfasha ugahindukira bakareba na sireyi baga se. Esther we umva bakunzi ba Miminyawe TV, ngiye ubungubu byandenze rwose, ndi kumwe n'umukobwa utwika, ntago mwabyumva cyane. Esther, niki wakoze kugira ngo ube sireyi? Nanjye ubu mfite gahunda yo kuba sireyi. ukwikuramo isoni witinye mbese. Imihagararire yawe, imyambarire, imigendere ndabona ntazi. Mukonda buti iki mba ngenda ndabona ntazi kabisa. Hagarara nk'abasireyi turebe. Anchiki oya shacyokora mvu uyu munsi ni hatari. Esther, rero hari ikiganiro natambukije mvuga ko nshaka umukunzi. We waba ushaka umukunzi cyangwa uramufite? Mana yanjye, bakunzi ba Miminyawe TV rero mujye inbox mbahereze nimero za Esther ku bantu bakeneye umukunzi. Ubwo ndumva ko byanze bikunze araba ari sireyi king, kuko nawe uri sireyi queen. Ufite amafaranga hari akantu nawe numvise nimugoroba, aka kazi nabahimbye Esther ngo yitwa Cash Power. Kari akantu narinzi ko bakubeshyera ari ugusebya umusitari nkawe, none kweri koko urambanye Cash Power. Mana we bakunzi ba Miminyawe TV rero, umuntu udafite kashi, umuntu utagenda yicaye nyine, ubwo ndavuga ufite imodoka, ntago Esther yamubona. Ikareka Esther ni umubebi wa danger. Esther ntago yikora, umva ari kuburira, namwe murayibona. Noneho ku myambarire yankomye, ureke ngewe wambara bya bindi harya nibishuka nyine nawe. Esther, tuzagukumbura Esther, ndumva nshaka kukubona muri video ndi gutegura muri no minsi. ahubwo utwo tunamba nyine ugiye tubahereza n'iki nawe. Ubundi mucabayinge. Bambe sha Esther rero namutunguye musura nta nubwo yarabizi, tugongana nyine agiye ku kaduka, ukuntu nyine abayigize sinici ya danger, bamubwiye ukuntu nyine abakunzi ba Miminyawe TV bamunumye. Ubwo rero ambere mukobwa mwiza arabyemera, ariko umva Esther ni umubebi mu babebi hano muri Kigali bajya bifunga bya danger. Umva mbateye amatsiko, mujye mukurikira ibiganiro bya Miminyawe TV, subscribe kugira ngo mubashe kubona ibyangwe. Nakagaruka rero Esther, sezera abakunzi ba Miminyawe TV babwira akajambo keza, ubundi tuvuge ngo bye bye. Ndabakunda bashu. Sawa.